cyakora sometime ngiye nago ngira ahantu magarira niko nabivuga no kuvuga ngo iyo yigaramiye agatinda ku dropping ukuntu icyo gihe hari igihe bihuza nuko nko muri iminsi nari ndi kwiyumvira uturimbo twazeho muri iminsi ubwo nafata zeho ariko nyine ibyo niteze bitewe n'ibyo numvishe coming soon ngiye kwitegura Kevin nge nta hit ngukeneyeho na beef dufitanye bro ahubwo ndashaka kunyigiraho gutukana bikakuvamo izo tizi zikabasoro izo dread ukajyana saro urupara rwiza bakamaraho n'urwo ruzina ngo zero wapi ni fake dushaka zakayo mba ndi umuntu usanzwe tuganira n'abantu abacecuru iki urabizi ntago wajya kuganira n'umucecuru wambaye ibintu wapi bisabwa nyine kubanza gupongeza ariko ngiye mu babikoze bari genge none genge ibahe uwo muhanga ko wamusize ukajyana idebe fata track uyumve byose ndashaka ubimenye impamvu nandika ibi nago ubona ko ibihari wishuka abantu bereka ibintu bitari funny uwo chaka wizanisha ubona rutashani sakiodi ku mwanda wakoze umire va mu nzira hili kwakse nakugongera swishyiraho umuti Young Zaki nibiki ikizina kibi na hayi intoki gra uracyari kuvuga ubugambo hit ya green nabaye igitambo don't play again the bull I'm still play the game iri clear nibigo bibiri duhanganye subiza gato ngo ufate ngo uhekenye reka ngusuze kandi muri kaze wowe nimba warakoze subscribe hano kuri KG Pro TV ni ibintu byatari cyane wakoze guheresha agaciro amaso ndetse n'amatwi yawe ibintu bikagenda neza n'umwanya wawe uri kubikora neza hanyuma rero hano ndi kumwe n'Ninja ndi kumwe n'umuntu utagaragara Flex it's a Griffin that I make for Mr. Bon William Dre now say it's a Griffin Mr. Barino Agwanda basuza aba people bose Flex mu bintu bavugaga rimwe wavuzemo mwiriwe nayivuze kuko iyo mvuze ubwanjye nkivuga mba mbasuhuje form birebire ubwo se mwiriwe wivuzemo mwiriwe mwiriwe ubuse turisanga ye wallahi agobeze agiba turi kumwe na Griffin umwe mu baraperi batoya ariko babahanga banini cyane mu mpano hanyuma se narakubuze umusaza hano mu biti nta gukiga ndiga wallahi ishuri nago narivamo urumva muri iminsi n'indi class ariko nago byambuzaga gukora nabo barabizi none ubu ngo tugiye muri vaka ngiye kuba ibintu byinshi cyane birenze fo ugeze mu kangaye mu wa gatanu ase mu rugo barabyumva mani iyo uri gukora imiziki nk'iriya barabikunda cyane kuko imiziki nkoze nabo bakora baka bakayumva bakumvira bashimishije kuko ibirimo SMS iri mu ndirimbo yawe nshyashya iheruka ababyeyi bakunda ndagira ngo dutangire uba kubetira ikintu bita SMS mu ndirimbo yes sir kanze nkwereke kuntu tuvanga ciyo gitari tuyiga iminanga kanze nkwereke ibyana dukanda dufata ingamba tujye gusinda nababwiye kuvuga mutinda none musigaye muvuga mwirya nkugira usenda umutima mwiza nabahaye niwe uzatuma munera n'amabuye ubugome mufitiye bwose nibwo buzatuma nse kuri sombe ofata ukuboko twese tumuhombe niko ka Jean Sako story n'indende ivuga ibitende udore gate icuru rubanza umwana n'uwande mwuru rubanza twabujije ku bwanuka bwebwe murarenga mu bwanuka zontro I need to prove nor and skill ubumenyi bwose mbuha gitaro Jabreso Dani Gabreni buri muntu arakenera kumva ivuzi riri muri ruganda dore ivuzi mu banyamakuru dore ivuzi mu paparazzi dore ivuzi mu ba artist dore ivuzi mu ba pasteur dore hit ya green abakoreye CV iyi ndirimbo yitwa ivuzi for sure ivuzi wallahi ahantu hose nyine uragyumva mu pasteur mu artist mu pasteur yes sir abahe ni benshi nawo mvuze kuko namwe murabazi ariko ivuzi riri ahantu henshi kandi ridafite ibintu bifite blanche man imwaka wabonye gute kuri hip hop y'u Rwanda nabonye neza nabonye ugira mwiza niki utandukaniye ni ari imiziki numvishe numvaga nyene kabisa nkumva nayisabwaga imyaka itaha nago hip hop nayibonaga neza ariko ubu ngo nibwo ndi kwibona fresh indirimbo yagukomye muri uyu mwaka indirimbo yankumye muri uyu mwaka koza byaza kugorana nago nyibuka izina ako nyirayo umwanzo wagukomye 319
Trizy 19. yeso ni gute ukeka ko hari aho duhuriye shaka boro kagenda gutyo naragakunze wallahi Wakunze indirimbo imwe hari abakoze album ni wowe wagukomye. undi murara wankomye ni Blues the First akora ibintu byiza kabisa ndamukurikirana fresh Orix n'abandi barara babiri ngiye sinjye niyemera man umurara bita Holix Zeo abarara nawe ibintu bakoze nkunda kubyumva kabisa na Kevin. Kevin we n'urundi rwego hari indirimbo ari guprepara ariko ndayiteze wallahi Inde murapero ubona papira apapira ya nabikubwira mu kaboro urumva twagiye va mu nzira hili kwakse nakugongera swishyiraho umuti Young Zaki nibiki ikizina kibi nahaye intoki gra uracyari kuvuga ubugambo hit ya green nabaye igitambo don't play again the bull I'm still play the game is clear nibigo bibiri duhanganye subiza gato ngo ufate ngo uhekenye iyo mandwa yarenze ubumandwa bariju yayigize indaya singishaka gukora amamero dahinda dafite location is education garukana gansha meditation vocation ndi ku muhamagaro vocation you know what I'm saying Young Zaki mukoze biki uwo mukina ntago umuzi hit ya green haza ubutunzi turacyara abavuzi gakondo ngewe na Shani twivira gikondo sibye ko wenda mukunda igitondo drill ya jazz nafashe umukondo apana izo mbobo zibabwira tamba uvuga tambura muzi Nizeho trap ziratamba zifite ibitambo cyangwa zishaka kutubuza jambo ndikumva gasesemi kanyica nenda kuruka nka kagaca we na nyina barishuka isomo bahaye no kwituka santa wiki bwana bazakurabure kwipfuko bitakubereye Young Zaki bazakurabure kubustari butakubereye Zeo bazakurabure gukuraho dread ushaka urupara Bodaki bazakurabure hit ya Grease nguri ncabure garukana ubugambo kuri nge tugera ingingo utere kurige hit ya Grease you know what I'm saying ngo ninde ufite ipfuko mwana arumurara igipfuko yakigize rogo ngaho nanyegere mutemdi rogo nitataro kuma nagera indirimbo umurara usumurara ufite okay yes sir uramwumva ngo ko ari zowe okay nawe umenye murara wambare utsapa ibipfuko nyine tumwe yayigize ese kafite akantu karwaye ese karwaye alano ariko ngiye ibyo mbonye nibyo mvuga you know what I'm saying ntago njya mpapira ngo njye mu bintu byinshi wapi abari birebire nyine tu ni inyogo ziwe natwe dufite zacu since you know mu baraperi bakuru dufite mu Rwanda ninde muntu buriya wemera imirongo ye Betray Kevin aho nibo nyine bari hejuru ngiye ndeberaho nkabona ko barenze tu bafite na discipline mu byo bakora na bushari fo navuze bakuru ni benshi abo nibo bakuru kuri wowe nibo bakuru kuri njyewe na Bulldog ako ni benshi nibo wemera even Riderman abantu bararenze kabisa bakora ibintu byiza muri abo bose uwufana cyane kuruta abandi ninde Kevin Toma bro usibye kuba ari bro wawe nyine we n'ugiye muri ibyo bindi kuko n'agasura karimo turabibona ariko se ari Kevin burana na Bulldog wafatana na Bulldog nafata yishi kuko ufite kureba ibintu numva nasanga ibya Bulldog ntago birimo ahubwo ngiye niyumvira yishi kaye budararenze fo turabizi twese brasser Kevin na Riderman wafatana Kevin fo Kevin se na Zeo Kevin wafata Kevin fo cyakora sometime ngiye nago ngira ahantu magarira niko nabivuga nukuvuga ngo iyo yigaramiye agatinda ku dropping ukuntu icyo gihe ari igihe bihuza nuko nko muri iminsi nari ndi kwiyumvira uturimbo twazeho muri iminsi ubwo nafata Zeo ariko nyine ibyo niteze bitewe n'ibyo numvishe coming soon ngiye kwitegura Kevin abantu tuzi ko King James aririmba urukundo yes sir tuzi ko King James aririmba urukundo buriya Zeo aririmba nko kuyesije
aririmba sije zitandukanye. umwihariko wo buri ubona ari uwuhe mu ndirimbo ze ikintu twakuramo cyatari gifasha nk'urubyiruko cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange? Uramurara araraburiza nyine tu niko navuga, araraburiza abantu fo akora shi ariko aradisinga tu fo. Gahunda za dissing uzumva ute? Disi nzumva ukuntu bitandukanye ariko SMS namuhaye sinzi. SMS wamuhaye? Umuhaye SMS imeze gute? Ari gihe umurara yumva ibintu nakoze urumva akumva ararakaye nyine tu akumva ngiriye ishyari ariko kunyumva ukabyimba reka ahubwo mbashaka kuturika nkagufata nkanaguharabika. Nge nta beef ngukeneyeho, nta beef nge nta hit ngukeneyeho, nta beef dufitanye bro, ahubwo ndashaka kunyigiraho gutukana bikakuvamo, izo tizi zikabasoro, izo dread ukajyana saro, urupara rwiza bakamaraho, n'urwo ruzina ngo zero wapi ni fake dushaka zakayo. Uri mugufi nshaha amakoma, iyo uri muri dance nyeka kuba uri gukoropa sima. Nakunze iyo gang ikibyina zontro sibye na nkonje nafana gashani, Eddie Bruce El Diablo numbwire Bodaki numbwire zero. You know what I'm saying? Nta hit ngukeneyeho fo. Izo muraziranye ko babikoze bari genge none genge ibahe uwo umuhanga ko wamusize ukajyana idebe. Fata track uyumve byose ndashaka ubimenye, impamvu nandika ibi ntago ubona ko ibihari, wishuka abantu bereka ibintu bitari funny, uwo chaka wizanisha ubona rutashani sakiodi ku mwanda wakoze umire. Guys birakaze ibintu birakomeye ni birebire ariko njena zomereka kuvugana ryari? Anjya sine ntago njya niyemera. Kubeshya kurya sine yaranamburotse man umurara kuri IG yahise sinzi utuntu yumvisha ahita agenda ara clapping buryo ki ni birebire. Ubwo se wowe nta kantu wumva mu yaragutinya? Simbizi ntaninye kuko nawe ndashoboye tu nawe ubwaye nditinye, si bimwe byo kwiyemera n'iki ibintu nkora nyine mba mbifitiye icyizere kirekire kuko ntago na studio urebye ahantu nkorera ngiye tu baraninya nkabibona bikarushaho kuma icyizere cyo ko nawe nakitinya. Hanyuma ubu ngubu we na Zeo utuntu uri kwivugisha gutya wakongera ko dusubiramo? Nta kibimvuga niyo mpamvu na Dread ngazogosha bashyire gipara. No kuvuga ngo urumva ngo siyumvikana n'izo genge z'ibipara. Abambona ngiye school yakumva ko ari ngiye abwira inamse. Natwe rero izo dread n'ukujyana saro, urupara rwiza bakamaraho, narura ruzina ngo zero wapi ni fake dushaka zakayo. Ni zakayo se ni mugufi cyane? Niko mbyumva sindamubona. Fo ariko nyine tu sije yoramurara tuye tuyiretse. Noneho sije tube tuyiretse twirapere ibindi. Uri ugira nk'indirimbo y'urukundo? Urukundo ni ukuvuga ngo sineze kuririmbira ijipo ahubwo ndashaka kurabura people. You know what I'm saying? Nge ntago urukundo ntarwo ndabona runshimishije buryo ki najya kuririmba. Noneho dukomerezeho kuri ako kantu warokubise. Ako kaboro ndashaka kuririmbira ijipo ahubwo ndashaka kurabura aba people. Niko n'ubundi nge njya kubwira ahubwo sinzi impamvu utagiye niko ukavuga. Okay. Ndi kwiyumva bitari kutera ahubwo ndi kwiyumva birimo power. Dore pani zankinko sineze kuririmbira ijipo ahubwo ndashaka kurabura people. Igipfuko akigize urugo ngaho nyegera ngutem ndi logo nitataro kuma nagera hasi nkamera nkavata wita santa ngusokoza kanta gabanya praga ngugurire kiyoda byose bikangisha rebo kumbwira kwandika vasi bitabo dika juga yavutse 2 3 ubu move ndashaka kubaga umutima turi work together dufite ubuzima. Dore impamvu mu nkundira voko mfite umutima wa viriye Togo harabura gato hit ya green abamenera beton no kambwire bebeto mu matwi a de class yansabaga jeto mu kirori bakambara kotorore na sa bafata amafoto left and land kwiyumva hasi hejuru ndi kwiyumva hirya no hino ndi kwiyumva yuga uri kwiyumva yubo uri kwiyumva izi busy uri kwiyumva nakakajama kari kwiyumva briga brije marabeta bakunzi banje n'abaheta you know what I'm saying. Iboro bayita ndi kwiyumva kabisa iraryoshye irimo nawe the school irahinduka fresh. Ndi kwiyumva. Hanyuma iyi style yawe wambaye wambaye neza ariko bikanganye nta muntu murabura nijoro akiruka. Ni iby'agaciro ariko byagorana kuba nari mu kazi nkataka ga face mask. You know byari birebire tu
iyo ndi muri karitsiye mba ndi umwana witonda n'iki no mu ishuri barabizi nditonda mu bantu bakata amanota simbamo nonsense. none se uri umurara? umurara umurara bwoko ki? urumva aka kanya turi kuganira hari umuntu uhita uvuga ngo ariko ngo uyu muhungu ngo muhuye wabona ari umurara, ariko ku ishuri wasanga nyine agaragara nk'aho ari umwana mwiza. umuntu ubitekereje ntabwo tuvuze ngo wamuvuze mu buhe buryo, ni ukuvuga mva nk'umurara. iyo ndi mu kazi mba nafashe indi sura icyo gihe mba nabaye umurara, ariko nyine out job mba ndi umuntu usanzwe tuganira n'abantu, abakecuru iki urabizi ntabwo wajya kuganira n'umukecuru wambaye ibintu wapi, bisabwa nyine kubanza gupongeza. ariko ngiye mu rugo barabinkundira tu nta n'ikibazo bibatera. ahubwo abandi bo hanze abo hanze ngiye nta drug mfata. abo hanze ni ibiki bakunda nko kukuvugaho ujya wumva wigendera? sinzi kuko sinjya mbaho umwanya wo kubyumva. sinzi ibintu bamvugaho. baraburara bavuga ngo anywa itabi, hariyo n'abandi bavuga ngo cyane cyane itabi ko nta muntu urakubona wasinze. njyewe n'ibirebire bya famiye byo muri famiye byo bibiretse, ariko ntabwo urimo. nta kibazo kiba muri famiye, nta drug n'imwe mfata, gusa narazifashe kera. yego nzi ibibi byayo. drug ntabwo ari nziza reka turabure n'abantu, nta nubwo arizo zituma umuntu akora ibintu birenze. mfite kumva foko yanjye ukavuga ati uyu murara arikaye arisanyura flex. no, biterwa n'iki kurimo tu. gusa nyine sinzi, ariko kera ngiye nize kwikaya bitewe na voko nashakaga. n'igihe nkeka ko ari icyo byongeyemo, ariko nyuma ndabireka ko numvaga icyo nshaka hari nakibonye. washakaga voko? niko benshi baba banabishaka kuko hari igihe uri studio watamo akantu fake bakakubwira ati wabanje ugafata imiriro, ariko ko umuhogo uri bwaze ku. hanyuma abaraperi hari ukuntu mujya mugira slangs zanyu zihariye kandi zigenda zihindagurika uko imyaka igenda izagenda haza slangs nshyashya. ubu nka slang wowe uzi abantu baba badasobanukiwe ni nk'izi zawe ujya ukoresha cyangwa na genge yawe? ni ukuvuga ati njye mbikoresha mu ndirimbo cyane gupiska Morgan piska ndashaka kwereka umuswita ndi gukora freestyle. say ndashaka kwereka umuswita ndi gukora freestyle. umuki umuswita piska Morgan piska ndashaka kwereka umuswita ndi gukora freestyle. all we do play my soul hit again abikoreye so turi mu isi yuzuye ibibazo, sinzi impamvu muduteze urubozo. utu twana dukunda umuziki kandi tuzi ko turimo nabi, buri kana gashaka kurapa byaba bitari kakajya kudensa. the tao gusumbira gero, ibishajwa byose nabitaye biro. ninde uravuga ko ngurisha taro bari ibishaje nabitaho siro. I'm fast agree I'm not away bathing for a pa. namsey hanyuma mu ishuri wiga iye section? tasi nayikubwira happy ntago nyibuka. ni section iremereye man. yihese ifite bimwe. niga RFK ke ubwo ngubwo kuko harimo n'igiswahili irimo. ubwo ni ntago nabisobanukiwe. literature, ikinyarwanda, igiswahili na French. uzi igifaransa? ni bikeya cyane. uvuze ngo jusqu'à navuze gute? jusqu'à ibyo neza ntabwo ibyo ngibyo bigeze babivuga. igihe nabereye mu ishuri kandi sinjya nsiba, ntabwo teacher yigeze yinjira mu ishuri ngo avuge iryo jambo, niyo mpamvu narifashe. aujourd'hui ryo rumvikana je besoin de votre trade. wallahi ni sawa cyane. yes hanyuma target zawe, umuntu uri mu ishuri hari targets abafite. targets zawe nusoza kwiga wumva uzakora nk'iki bijyanye n'ibintu wiga? yes sir, njye ibintu nzakora ndakeka nabitangiye n'abafata na section. urumva ni umuziki n'ubundi ntacyahindura umuziki. yego umuntu agira akazi ku ruhande, ariko especially za music nibyo nzakomeza kabisa. hanyuma ikintu ukuntu we wiyizi ubona abantu bakwitiranya ni ukuwe? mu ishuri ndi umuntu usetsa cyane. abantu bajya bambwira ati taramenya yarayobye, ariko nyine njye
nibirebera abantu banziho gusetsa tu no mu ishuri barankunda cyane nta nubwo umuziki baba witayeho nta nubwo baba bavuga ati yakora umuziki ahubwo we baza bumva ko baje guseka kabisa bitewe n'udukuru mba mfite. Ubu byasaba iki kugira ngo uvanemo nk'iyi mask wambaye turebye uza kusekeje kurabuze ngo urasetsa ugiye kudusetsa cyangwa turebe niba ari usekeje? Nje ibyo ngibyo nuko n'abantu banzi ntago ariko niyize nje nize nk'umuntu like serious for wadusetsa se tumusirikare muri siri na serious nje ukuvuga ngo worinda udupingira komedi ushaka ibiciro udakorera keje ngo uteye ubuse twarenze mutara duterana kigeri sibye musaye byamuguye nabi no iri kwihuta kandi kakanga wizindi ndimi kutarimo kuvuga cyangwa wabyumvishe mu nzira bavuga no kuvata ku kaboro kujya nkandike n'indi classe twe turapresenta mu gihe turi gupresenta wenda bihangana bumvuze bo mu ishuri kuntu none mbebe bamubaza ibintu nyine turi gupresenta English then ikintu yihutiraga kuvuga ni no cyangwa okay thank you naye rero mba ndavuze ati wizi ndimi kutarimo kuvuga cyangwa wabyumvishe mu nzira bavuga no iri kwihuta kandi kakanga no iri kwihuta nyine ibindi bintu bikanga phone byo nabyo ni ibintu biba bisekeje cyane nari ngoba yari dufotoye ndavuga ubwo baramubazaga ngo witwa Griffin no urumva nyine we ibintu byose yibandaga kuri no n'utuntu tuba dusekeje cyane iyo sije nayo nituyitaruke ariko nje ntago uko abantu bamfata ni uko nguko ariko hari abandi bagira uko bamfata nk'umuhanzi hanyuma imiziki yawe umuntu ayishaka yikura he? All music distribution urayibona kabisa imiziki yanjye abantu hose even niyo uri state wansacinga ukambona ni Griffin. Hanyuma hari indirimbo ya Dis wakoze mu minsi yashize Barino yitwa Barino mu minsi yashize ni birebire nge Ariboro abantu bankundira ni Barino naye kandi ndayikunda ariko ngiye ibintu ndi gukunda muri iyi minsi nk'ejo naririnze ipi ejo nasohoye ipi niyo ndi kumva ariko boya iyo bankundira ni Barino nyine wagiye urayishaka ya hit ya G Barino ya ubu ndi pasono gira unzanira ifungo ndikoremo right now mbataye mu pasono gira unzanira ifungo ndikoremo right now mbataye mu pasono urumva njewe nakuriye muri gang yitwa Sis Prof gang then nyine tuduhana permission yuko buri mu wese yakikorana aho ngomba nkubwa nyine kuno ndi pasono none wagira ukanzanira ifungo nkarikoramo none nyuma ndakubwa ati gang yanjye uravuga ubusani twashwanya arabari bazi ko twashwanya turacyavugana turacyakorana turacyabyinana turacyasona Paul sindatinda ma on John nafashe umwanzuro ni on John it's a Griffin kuri Vani ya Benz niyo ni Vani you know what I'm saying Barino ya Barino ya ubu ndi pasono girunzanira ifungo ndikoremo right now mbataye mu pasono girunzanira ifungo ndikoremo right now mbataye mu shikiri gang. Hanyuma uravuze ngo mwarakuranye ryari kambona uri umwana still nundi nabwo nayo nyiri umwana nkorana na Drip Nova sibyo ko tugikorana n'ubundi nkuko nabibabwiye Off Boss na Tiger yari genge nziza kandi n'ubu ngubu ni genge nziza gusa hari byahindutse mwapfuye iki twe dufite producer wacu Tiger nyine muri crew iki ntago twigeze dushwana nyine twe pro yaraduhamagara tubwira ati ibintu numvishe nyine twakora buri wese yafata tukabyorganiza gutyo nyine none ngiye kwa ari ngiye mutoya muri bo numvishe nyine bibangamye chano twakoreragaho ningiye bayihaye ningiye uyikoresha niyo mpamvu niyo munsi hacinze hari akantu ka sispo mubona barayima barambwira ati nyine tuzatugufasha birenze nira Barino baramfasha
dukora video irenze nk'uko babibonye nibo babimfashijemo tubinyereka urukundo nyine yuko tudashwanye ntago tumeze nka ziriya genge zose. Hanyuma rero dusezera abantu bakubita agashinguracumu uko ubu twagiye. Okay, album yitwa Ntanamwiriwe iri muri EP. Ntanamwiriwe ni ukuvuga ngo navuze ibintu nanjye bijya binshimisha, ni icyizere abantu bafite, ariko iby'ikizere byo biri huzo hit ya Green abahaye umutuzo. Nimubona nyiri kubivanga muzamfate ndaze, nimubona nyiri kubivanga muzamfate nzaba ngiye gutsamba. Nababwiye ko ninjya gusamba muzamfasha nkabanza nkaririmba, kuko urupfu ruragapfa n'ubu nirwo ruzatuma ndeka karungu. Iby'indimu nzabigira indumu mu gihe nzaba nagoswe umuzimu. Ningera mu ijuru nzasaba imbabazi, ningeyo umugisha wacumuye simbihakanye kuko ndabasuye. Ninge gese ushaka kwasigara bari mu isi bari kwirira isigara hit ya Green, you know what I'm saying. Hanyuma usanze ku munsi w'imperuka nta cyaha cyabagaho, uriya munsi bavuga ko tuzacirirwaho urubanza, ni iki kintu wakicuza kuba utarakoreye ku isi? Ni ukuvuga ngo nge ndabizi tu ibyo nkora si byiza kandi nanone si bibi cyane, gusa nk'uko nabibabwiye nge ngira mu ijuru, even niyo ijuru bazaba barimaye nzasaba imbabazi, ati ningeyo umugisha wacumuye simbihakanye kuko ndabasuye. Ninge gese ushaka kwasigara bari mu isi bari kwirira isigara. Nababwira ko nyine ari ngeyo umushyitsi ushaka kwasigara, kuko mu isi bari kwirira amasigara tu. Uzicuza ko utaranyweye sigara? Oya, ntabwo ari ibyo nzicuza, ahubwo ngewe ntabwo ibyo ngibyo nta iki kintu ufata nk'icyaha nyine ariko ubona wagira ugavuga ati ko ni icyaha cyawe uragikora ukumva nawe umutima urakuriye. Kandi byinshi turabizi, like ubusambanyi sibye ko nabubamo, ubujura bye biba na abantu bose turabajura tu. Nawe uri umunyoni. Turabajura turabajura ngo ubusambanyi urabihakanye ariko ubujura urabwemeye? Nta bwoye ntabwo nahakana yuko nyine bitaba tu. Griffin wari warya boro? Y'umurana numve ngo ndamubabaje pe. Oya ukayirye ukavuga ati benda ronke. Wapi? Ivuga yego nanjye guhita ngenda na phone yanjye. Ariko ibiceri byo narabiriye kabisa, ndavuga ati ndabicomoye. Oya, ariko ngiye tu niho mu bari bansize ndi gucuruza nkuramo ibiceri numva nifuza, ndabicomora byo narabiriye. Ntago urongera? Wapi tu, nahise nihana. Urandi umuntu mwiza uzi kwihana. Hanyuma reka dushimire Griffin, tuganiriye neza, tugiranye ikiganiro cyiza cyane. Katugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri KG Pro TV. Ubu nuko dusezeye. Oya, ndabasezera neza cyane kuko murabizi ndabakunda. Agra Kirimaso Girindi Bre and Frey worinda wafasha uru Rwanda hirya no hino bakumvura arenze, reka genda byaragucanze uzaza ufata umukiga wa Musanze, samo wawe Hemasto azumva tuziki nakoreye plani, urugero ku ijana nshaka gukora nkarenga Obama, genda shaka kubima ntago bisaba ngo uzaba umudira gra omanigize drangers tugufita tugukina face mask, genda byuka ngasenga uko niyumva byanagucanga, you know what I'm saying. Yes, nitwa Emen twamoga ntashwa kwikotaniro. Reba iyo nimero iri aho hasi, ni burunye y'abantu mamagare cyane bushaka no kumbwira ngo wagwane nabwo mamagare. Je nagiye Hasta la vista.